Muraho mwese, nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze. Muri Bibiliya tubona neza amakuru y'uburyo Yesu yasamwe, uburyo yavutse ndetse nuko yaje guhungishirizwa mu gihugu cyo mu Misiri cyangwa se Egypt cyangwa Egiputa kiri mu mugabane wa Afurika. Nyamara sinzi niba warigeze wibaza impamvu Bibiliya itagarutse ku buzima bwite Yesu n'umuryango we baba barabayemo muri icyo gihugu ari impunzi. Kuko twongera kubona Yesu yarahungutse, yarabaye umwana uri mu kigero cy'imyaka 12, baza kumujyana mu rusengero rw'i Yerusalemu nk'uko umugenzo w'Abayuda wari uri, kuko rimwe mu mwaka bari bategetswe kujya gusengera mu rusengero rwa Salomo rwari rwubatse i Yerusalemu. Bibiliya igaruka ivuga ku kuntu uyu mwana Yesu afite imyaka 12 yaburanye n'ababyeyi be, bagahangayika bazi ko yatashye, nyamara bagasanga atatashye, bagasubira i Yerusalemu kumushaka, bagasanga arimo kubwiriza abakuru b'urusengero. Ese waba waribajije impamvu guhera kuri iyo myaka 12 nanone Bibiliya yarumye gihwa ntigire ikintu ivuga ku buzima bw'ubugimbi bwa Yesu? Kugeza igihe yagiriye imyaka 30 nta kintu Bibiliya yavuze ku buzima bwe hagati y'imyaka 12 kugeza afite imyaka 30, harimo ikinyuranyo cy'imyaka 18. Ntacyo Bibiliya yabitubwiyeho. Tugiye kurebera hamwe ubuzima Yesu yabayemo we n'umuryango we, Yosefu na Mariya ndetse na Yesu igihe bari barahungiye mu gihugu cya Misiri. Tuze no kurebera hamwe ubuzima bw'ubugimbi bwa Yesu guhera ku myaka 12 kugeza ku myaka 30, ubuzima yabayeho hagati aho ngaho. Ubwo buzima ntibwavuzwe muri Bibiliya, ntago Bibiliya yabikomojeho. Turi bubone impamvu. Iyi ni Cano mu Rwanda Shyaka Siriyake, mbahaye ikaze. Mu minsi ishize Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ndetse n'iy'ubukerarugendo byo mu gihugu cya Misiri iherutse gukangurira isi yose kuza gusura andi masite mashya y'ubukerarugendo, atari ugusura piramide cyangwa isumo ry'uruzi rwa Nili byari bimenyerewe ko ari byo bikurura ba mukerarugendo benshi mu Misiri. Ahubwo bahamagariraga abantu gusura ahantu bivugwa ko ariho Yesu w'i Nazareti yabaye, aho yize, aho yasengeraga kera akiri umwana, ndetse n'ahandi hantu hatandukanye bivugwa ko yaba yarabaye hamwe n'umuryango we, ise Yosefu na nyina Mariya. Muri rusange ubu ni ubuzima bukunze kugirwa ibanga kandi bukagibwaho impaka n'abantu benshi, kuko batemeranya neza icyabaye igihe Yesu Kristo yari akiri umwana, cyane ko bitagaragara mu mateka y'iyobokamana. Nubwo bikigibwaho impaka, Misiri ivuga ko ifite ibimenyetso bigaragara kandi bikaba ari ibimenyetso simusiga bigaragaza ubuzima bwa Yesu na nyina Mariya hamwe na Yosefu witwa se, mu gihe bari impunzi bari muri iki gihugu cya Misiri mbere y'uko uyu mwana wari mutoya atangira ibyivugabutumwa. Bibiliya ntisobanura neza ubuzima Yesu mu gihe yari umwana n'igihe cy'ubugimbi bwe yabayemo, byitwa imyaka itazwi y'ubuzima bwa Yesu, kuko ntabwo ari ubuzima buzwi n'abantu bose kandi buracyagibwaho impaka. Twifashishije inyandiko z'abantu bake bagize icyo bavuga ku buzima bwa Yesu mu Misiri no ku bugimbi bwe, tugiye kubirebaho. Ibibanza byo ni inkuru zizwi twasobanuriwe kenshi, yaba mu materaniro, mu misa, ku ishuri ryo ku cyumweru cyangwa ku ishuri ry'isabato, yuko Yesu w'i Nazareti yavukiye i Betelehemu mu gihugu cy'i Yudaya. Ibyo twabisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo ibice 2 umurongo wa 16. Handitswe ko Herode yasabye ko bica abana bose b'abahungu batarengeje imyaka 2 kugira ngo na Yesu wari wavutse bikavugwa ko azaba umwami apfiremo, bityo Herode azagume ku butegetsi, kuko yari yagize ubwoba yuko uyu mwana wavutse ashobora kuzamuhirika ku butegetsi. Hagati aho ariko marayika w'Imana yaje kuburira Yosefu, amuzanira ubutumwa amubwira yuko akwiye guhaguruka vuba na bwangu agahungisha umwana na nyina, akabahungishiriza mu gihugu cya Misiri kugeza igihe marayika azagarukira akamubwirira gutahuka. Yosefu yakoze ibyo marayika amusabye, ajya muri Egiputa, agaruka ari uko Herode yapfuye.
Inyandiko z'amateka ya kera zivuga ko Herode yaba yarapfuye mu mwaka wa 4 Yesu yaravutse, naho amateka akagaragaza ko yavutse ahagana mu mwaka ubanziriza uwa 0, bivuze ko ari muri kuramo rimwe cyangwa se muwenze cyangwa se -1. Ubaze ukoresheje ibara ry'ubu wajya wongeraho imyaka 2. Batangira kubara bwa mbere ngo umwana Yesu yaragize imyaka nk'icumi avutse. Dukoresheje iyi mibare mvuze, ubwo Yosefu yaba yaragarutse mu gihugu cy'Iyudaya Yesu amaze imyaka hagati y'6 cyangwa 7. Kuba Yesu yaratuye mu Misiri igihe kirekire nibyo byatumye intumwa Mariko ijya gushinga itorero mu mujyi wa Alexandria uri mu Misiri. Byari nyuma y'uko Yesu apfuye, kuko yashakaga kogeza ubutumwa bwiza mu gihugu Yesu yabayemo impunzi. Mu gihe cyo gushaka ubuhungiro ngo ni ibintu bitari byoroshye ku buryo bitoroheye Yesu n'ababyeyi be. Byanatumye aha hatangirizwa idini ry'Aborthodoxe mu isi rikurikiye imizi y'ubuzima bwa Yesu wahabaye ari umwana akanahakurira. Misiri ifite ibimenyetso byinshi byerekeye iyobokamana rya Gikristo bigaragaza ubuzima bwa Yesu n'ababyeyi be igihe bari impunzi. Hari uruhimbi runini cyane mu rusengero rwitwa Se Vierge rwa monasteri ya Deir el Muharraq, rwubatswe n'amabuye 140. Bivugwa yuko abarwubatse barwubatse nk'ikimenyetso kigaragaza yuko Yesu n'ababyeyi be babaye muri aka gace. Inyandiko zivuga yuko aka gace karimo urusengero neza ahari urwo ruhimbi ngo Mariya, Yosefu n'umuhungu wabo Yesu ahangaha ariho bashyikiye bakimara guhunga. Bahamaze igice cy'umwaka, bivuze ko ari amezi 6. Baza kuhava mu gihe gitoya, ariko baza kongera kuhagaruka nyuma, kuko niho babaye igihe kinini cy'ubuhunzi bwabo mu Misiri ugereranyije n'ahandi. Impamvu bahubatse uru ruhimbi muri uru rusengero ni uko hafatwa nko mu itongo ry'uyu muryango mutagatifu, cyangwa se wo twakwita nka Sainte Famille. Rimwe muri aya mabuye bivugwa ko ryashingiweho cyane mu kubaka uru ruhimbi, bivugwa ko ari ryo ababyeyi bajyaga baryamishaho akana gato kabo ariko Yesu igihe bari bakihagera. Aha rero ni hamwe mu hantu hasigaye hasurwa cyane nyuma y'uko Misiri itangarije andi masite ajyanye n'iyobokamana. Ubundi ngo kujya mu Misiri, Yosefu n'umugore we Mariya n'umwana wabo banyuze inzira ndende yaturukaga ku musozi wa Sinayi. Baraza bacumbika gatoya mu kajyi kitwa Mostad el Hamas, kari ku birometero nk'icumi uvuye mu murwa mukuru wa Cairo, aho ni mu Misiri. Aha bacumbitse ngo ntabwo bahatinze, bahise bahindura icyerekezo bazamuka bajya mu majyaruguru berekeza hafi y'uruzi rwa Nili, ari naho batuye igice cy'umwaka. Aha naho ngo ntabwo bahatinze cyane, baje kwambuka umugezi wa Nili bambukiye mu gice cy'uburengerazuba bw'uyu mugezi ahitwa Rosette. Binjira mu butayu wa Dinatura, bahatuye igihe gitoya bashakisha ubuzima, ariko biza kwanga. Aka ni akandi gace gahambaye ku mateka ya Gikristo mu Misiri y'uyu munsi. Ni agace gafite ibimenyetso birenga 400 byose ku buzima bwa Yesu n'umuryango we igihe Yesu yari akiri muto cyane. Inyandiko nyinshi zigaragaza ko uyu muryango uhungira mu Misiri wakoze urugendo rurerure cyane ku buryo nabo bageze aho bakarambirwa. Byasabye gukodesha indogobe yo kugendaho, ariko Yosefu nk'umuntu w'umugabo yanyuzagamo akava ku ndogobe, abona ko byakomeye akigendera n'amaguru gake imbere y'indogobe asa n'uyereka inzira. Kubera kumara igihe kinini mu rugendo akanasaba ubuhunzi mu gihugu kitari ikiwabo, bivugwa ko iyi ndogobe batigeze bayisubiza nyirayo. Uwari wayibakodesheje ntabwo bayimusubije, ahubwo barayigumanye mu gihugu cya Egiputa cyangwa cya Misiri, bakajya bayifashisha mu zindi ngendo mu gihugu imbere. Mu gace ka Ari Ashimwene kari mu Misiri uyu munsi hashinzwe ikibumbano cy'indogobe, bivugwa ko ari iyi ngiyi Yosefu na Mariya bajeho bavuye iwabo muri Isiraheli. Bikemezwa ko aka gace nako bashobora kuba baragacumbitsemo igihe gitoya, igihe bari batarakomeza urugendo. Muri uru rugendo rurerure rwarimo kuruha no gusonza bitangaje. Hari inyandiko zivuga ko Yesu wari umwana
aribwo yakoze igitangaza cye cya mbere ariko kitamenywe na benshi. Ashobora kuba yaragikoze mu gihe cy'ubuhunzi ataragira n'igihe cy'ukwezi avutse. Bivuze ko yari akiri agahinja gatoya cyane. Ngo hari aho bageze inzara yenda kubahitana, ariko cyane uwari wahazahariye yari nyina Mariya, kuko we yonsaga uruhinja birumvikana. Maze Yesu wari agahinja gato kataratangira no kubumbura amaso cyangwa se kubona n'amaso yako, gasa n'agatunga urutoki mu kirere, ariko gatunga mu giti cy'imbuto zihiye cyane. Icyo giti ngo cyari kirekire cyane ku buryo umuntu atabasha kuzisingira ngo abashe kuzisoroma n'amaboko. Ariko akana Yesu ngo kagitunga urutoki igiti cyabaye nk'ikigonda, cyururutsa amashami yacyo, gisa n'ikiyahereza Yosefu na Mariya. Barasarura, basoroma imbuto nyinshi, bararya, izindi bazishyira mu gafuka bari bitwaje, bakagereka hejuru y'indogobe, maze bakomeza urugendo. Iki giti kandi bivugwa ko cyahise kivubura amazi meza asa n'afutse kandi y'urubogobogo, ngo kiyavuburira mu mizi yacyo. Hanyuma Yosefu na Mariya baranywa, bakarabya n'umwana, banavomera mu gacuma kabo. Ibyo birangiye, igiti cyarongeye kirisubiranya nk'aho nta cyabaye, gisubizayo amashami yacyo y'imbuto. Iki ngo ni igitangaza cya mbere Yesu yakoze, nubwo hari abavuga ko igitangaza cya mbere Yesu yakoze ari uguhindura amazi divayi mu gihe bari mu bukwe bw'i Kana y'i Galilaya. Uyu murongo ni umurongo wamenywe n'abantu benshi, wanditse muri Bibiliya uvuga iby'igitangaza cya Yesu cya mbere. Gusa ibi ngibi ntibivugwaho rumwe n'abantu benshi. Byananiye kwemeza abanditsi ba Bibiliya ko iki gitangaza cyabayeho, bituma abanditsi ba Bibiliya batacyandika kuko bagishidikanyijeho. Izi nzira z'uru rugendo banyuzemo ziri ku ikarita ya Misiri y'ubukerarugendo, ku buryo hanasurwa cyane nk'uko basura imva z'abafarawo na piramide zo mu Misiri ubu ngubu. Inyandiko z'ubuhanga mu iyobokamana zanditswe na Pierre Passer, wabayeho mu mwaka w'igihumbi 1651 kugeza mu mwaka w'igihumbi 1728, yanditse ku buzima bw'ubugimbi n'ubusore bwa Yesu, nawe agendeye ku nyandiko za kera. Zivuga ko hagati y'imyaka 12 na 30 harimo ikinyuranyo cy'imyaka 18. Yesu ngo yakundaga gutura mu mujyi wa Nazareti, mu nzu yasigiwe na se Yosefu wari warapfuye Yesu akiri muto cyane. Iyi nzu ngo niyo yabanagamo na nyina Mariya hamwe n'abavandimwe be. Ariko Yesu akaba umusore w'umushabitsi cyane, kuko yari yaragizwe umukuru w'umuryango imburagihe. Kuri Pierre Passer bisa n'ibyumvikana cyane ko mbere y'imyaka 12 Yesu n'ababyeyi be, cyane cyane nyina, bari bakiri mu Misiri. Amateka ntabwo agaragaza neza igihe Yosefu yapfiriye, ariko bagenekereza ko yaba yarapfuye mu mwaka wa 8 cyangwa wa 9 tugereranyije mu ibara ry'ubu. Bavuga ko ahari Yesu icyo gihe yaba yari afite nka hagati y'imyaka 10 na 11. Ku myaka mito cyane Yesu ngo yari yaratangiye ishuri ry'abahanga mu bya filozofiya ryari mu Misiri n'irya siyanse y'imibare. Ariko ahangaha Bibiliya ivuga yuko Yesu afite nk'imyaka 12 yajyanye n'ababyeyi be gusenga i Yerusalemu, ariko nabwo abanditsi b'ivanjiri nabo barakekeranyaga bakamuha ikigereranyo cy'imyaka 12. Ariko se amaze gupfa, Yesu yahise areka iryo shuri ako kanya, kuko yagombaga guparangatana ngo ashakire nyina n'abavandimwe be bari bati icyo gihe ibyo bagombaga kenera nk'umuryango, harimo n'ibyo kurya. Ni nabwo bahise basubira i Nazareti mu gihugu cy'amavuko. Bibiliya isobanura ko Yesu yatangiye kwigisha agize imyaka 30. Impamvu ariho yatangiye ni uko hariho itegeko rya kera rya Mose ko umuntu agomba nibura kwiyegurira Imana cyangwa se kuba umusaserodoti, harimo no kwigisha n'ibindi, ari uko agize nibura imyaka 30. Munsi y'iyi myaka byashobokaga mu mategeko y'Abayahudi. Mbere y'uko atangira kwigisha yitwaraga nka rubanda rusanzwe, atangiye kwigisha ahita aba ikimenywa bose. Gusa n'iyo iri tegeko ritabaho ngo ntibyari kumworohera, kuko yirwaga mu ibarizo mu isarumara ashakisha ibyo gufasha umuryango we. Rero iyo yinjira mu kazi k'ivugabutumwa mbere, byari gufatwa nko gutererana umuryango we. Ubuzima bwa Yesu bw'imyaka 18 mbere yo kwigisha ndetse na nyuma y'uko ava mu Misiri bwaranzwe no gushakisha, ngo yakoranaga umurava kandi agakora amanywa nijoro.
Ntiyakomeje kwiga uretse kujya kwiga mu ishuri ry'amategeko y'Imana ndetse n'iby'iyobokamana bitagambiriye guhabwa impamyabumenyi iyo ari yo yose, ahubwo byafatwaga nk'amahugurwa. Nubwo atari yarize bihambaye, yari umusore wagiraga amatsiko cyane no kuvumbura bidasanzwe, kandi akagerageza kwiyigisha bimwe na bimwe n'ibindi yagendaga abona kugira ngo azabe umuntu usobanutse kandi uzigirira akamaro. Yesu ngo yakundaga gukora ingendo shuri ngo arebe uko abandi bakora n'uko babayeho, kuko yigeze gukora urugendo rujya mu Misiri, igihugu yari yarakuriyemo akiri umwana, ahigira ishoramari. Hari n'izindi nyandiko zigaragaza ko Yesu yaba yarigeze kugirira uruzinduko mu Buyapani bw'ubu ngubu, naho ngo ahamara iminsi areba imibereho y'abantu n'uburyo bakorera ubutunzi. Inkuru izwi n'abanditsi benshi ngo ni urugendo yaba yaragiriye mu gihugu cy'Ubwongereza bw'uyu munsi. Hari nko ku mpera y'isi y'icyo gihe, kuko hirya yaho gato hari amazi menshi. Yari agamije kwihera ijisho uburyo abantu bo mu burengerazuba bw'isi babayeho n'uko bameze. Iki gihe ngo uru rugendo ntiyarugenze wenyine, ahubwo yajyanye na nyirarume witwaga Yosefu wa Rumatiya. Yari musaza mu nda wa nyina Mariya. Uyu Yosefu wa Rumatiya niwe witaye cyane ku muryango wa Mariya igihe Yosefu yari amaze gupfa. Akajya anagira inama Yesu nk'umusore w'ejo hazaza, amwigisha ukuntu yakora cyane ngo azabashe kwita ku muryango na nyina. Kumutembereza ahantu hose ngo byari nko kumutyaza ubwonko ngo azavemo umugabo uhamye uzi guhangana n'ibibazo byinshi, kandi yifuzaga ko Yesu yazaba umushoramari ukomeye. Ariyo mpamvu yamujyanaga ahantu hatandukanye ngo yige ibintu byinshi bitandukanye kandi binyuranye. Muri uru rugendo Yesu yagendaga yiga imibereho y'abantu bagiye banyuraho mu bice byaho. Yesu na Yosefu wa Rumatiya bari baherekejwe na Mariya Magadalena wakundaga Yesu cyane, ndetse na Marita hamwe na Lazaro. Bahamaze igihe kirekire nubwo bitazwi imyaka bahamaze, ku buryo ngo kuba Yesu inkuru ze zitaramenyekanye cyane ngo zandikwe n'abanditsi byatewe ahanini n'ingendo yakoreraga hirya no hino bakamubura, kandi niyo yabaga agarutse ngo yahitaga yinjira mu isarumara agakomeza akazi ke ko kubaza. Izindi nyandiko zivuga ko muri kwa gushakisha ubuzima, Yesu n'abandi basore bashobora no kuba barigeze kujya gutura mu gace ka Kashmir muri Pakistan y'ubu, ariko ngo ashobora kuba yarahagiye avuye mu burengerazuba bw'isi mu Bwongereza yabaye. Ariko abashakashatsi mu iyobokamana rya Gikristo ntabwo bemera ibi, kuko nta bimenyetso byerekana iby'uru rugendo rwa Yesu ajya muri Kashmir muri Pakistan. Ikindi gituma ubuzima bwa Yesu ari ubw'ubugimbi ndetse n'ubwana bwe bitaravuzweho cyangwa ngo byandikweho, ngo nuko iyo yagarukaga yakundaga guhinduranya imijyi. Umunsi umwe akaba ari Nazareti, ubundi akahava akajya i Galilaya, gutyo gutyo. Kandi ubuzima bwe ngo ntibwari bushishikaje abantu benshi ku buryo bajya kumwandikaho inkuru n'imizingo y'ibitabo, kuko yari umusore uciriritse ukennye wirirwa yibariza ibikoresho mu biti agategereza yuko abafite amafaranga baza kumugurira. Na Mariya nyina ubwe wari warabwiwe na marayika w'Imana ko atwite umucunguzi w'abantu, ngo yanyuzagamo akanabyibagirwa ko ibyo yabibwiwe. Nshuti bakunzi bacu, tugeze ku musozo w'ikiganiro. Tubonye neza ubuzima butavuzwe muri Bibiliya Yesu yabayemo akiri umwana, ndetse n'ubuzima yagize igihe yari impunzi mu gihugu cya Misiri. Tubonye neza ubuzima Yesu yabayemo igihe yari ingimbi, kuko ubwo buzima ntabwo bwanditswe muri Bibiliya. Mbashimiye ko mwari mudukurikiye. Iyi ni Cano mu Rwanda Shyaka Siriyaki. Mbifurije amahoro y'Imana naho ubutaha.